Hello, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Denise. Rero nkaba nongeye kubaha ikaze abadukurikirana baherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda no hirya no hino, mwese mbahaye ikaze, nongera kubasaba gukora like, abashyashya mugakora ku nzogera, mugakora subscribe, mukanatwandikira muri komenti, mukadusharinga ibitekerezo byanyu. Denise rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rituruka mu rurimi rw'Ikigereki, aho rifite ubusobanuro buvuga ko Denise risobanura umukobwa w'Imana. Mu bigiye biranga ufite iri zina rya Denise, Denise arakora cyane, ibikorwa bikivugira kurusha amagambo, abo uwo ari we nta byo kwiyoberanya, arangwa no kugira ibitekerezo byubaka kandi akareba kure. Denise atera umwete abandi, kandi iyo agiye mu kintu akijyamo wese, akunda kwibuka buri kantu kose kamubayeho cyangwa kabaye no ku bandi. Denise iyo arakaye aguma wenyine akabanza gucururuka, akabona kujya mu bandi. Denise siko aryamyenda, uko byagenda kose arishyura, kandi iyo atarishyura umuntu abereyemo umwenda ntashobora kwibabarira, bimubuza amahoro muri we. Denise rero uzasanga ari wa muntu ushobora kwanariza, iyo arebye umuntu inyuma ahita amushyira mu cyiciro iki n'iki. Yigirira icyizere, ariko ugasanga Denise uzasanga ari wa muntu wigirira icyizere, ariko nanone ugasanga imishinga yatangiye atajya ashobora kuyisoza, biramugora. Denise rero uko agaragara inyuma bituma abantu bamwisanzuraho, bakamubwira ibibazo byabo, akabagira inama nubwo we wenda atabasha kuzishyira mu bikorwa izo nama. Denise akunda gusabana no kuba kumwe n'abantu aho ariho hose. Akunda umusatsi, iyo awutakaje bimubera ikibazo cyane. Denise rero uzasanga ari wa mukobwa ukomera ku bitekerezo bye, akunda gutegeka, arigenga, kandi agira no kwikunda muri kamere ye. Ahora ashaka gukurura yishyira, kandi agashaka kuba uwa mbere mu byo akora byose. Mu ruhande rwa Denise kandi ntakunda kuvuga cyane, akunda abantu, ntapfa kwifatira imyanzuro nta muntu ubimufashijemo afite. Agira amarangamutima menshi, kandi yishimira gutanga umwanya ngo abandi batambuke, bishimira ibintu bitandukanye mu buzima, agira nk'awe bitamureba,
kandi ni nako cyane aba abyumva. Ntagira umuntu agenderaho cyane, akunda ibintu bye yikundiye n'amahitamo ye. Kubera iyi miterere ya Denise, uzasanga abantu batajya bapfa gusobanukirwa uwo ari we nyakuri. Iyo akiri umwana ahorana inyota yo kuba aruta abandi bana mu bintu byose, yaba ubwenge bwo mu ishuri, mu mikino, mu bwiza n'ibindi byose. Ibi biba byiza kurushaho iyo ababyeyi be bamuteye imbaraga ndetse bakamushyigikira. Iyo batabikoze, Denise ashobora gutekereza ko abantu batamukunda cyangwa se batamuha agaciro. Denise iyo afite abavandimwe, cyane cyane abaruta Denise, yiha inshingano zo kubitaho no kubigisha. Iyo ibintu bye bitagenze neza cyane mu buzima, biramubabaza cyane ku buryo ashobora no kurwara indwara y'agahinda gakabije. Denise akunda kuyobora, akunda kuba intangarugero ndetse no gukora ibikorwa bigamije gufasha ikiremwamuntu. Denise akunda ubucuti, azi gutega amatwi abamukeneye ku buryo inshuti ze zishimira kumuganiriza ku buzima bwabo bwite. Denise rero uzasanga ari ba bantu bakunda kugira ibanga cyane ku bintu bimwerekeyeho, ndetse ntapfa no kugira uwo abiganiriza. Ibi nanone bikaba byatera inshuti ze gukeka ko we atazikunda kuko zo zimwiyumvamo. Denise ni umunyamatsiko, ahorana inyota y'ubumenyi kandi akenshi akunda kwiyigisha. Mu rukundo ashobora gushaka kuba ari we utegeka, kandi akenshi iyo bakundana atitwaye uko abyifuza bishobora kumuca intege cyane akaba yanabivamo. Denise akunda kunenga, kandi uburyo akoresha anenga bushobora gukomeretsa umukunzi we. Mu mirimo rero uzasanga Denise aba yumva yakora harimo icungamutungo, ubumenyamuntu ndetse n'ubwarimu. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu, nizere yuko murushijeho kumenya imico n'imiterere igiye iranga abafite izina rya Denise, yaba ari mu nshuti zanyu cyangwa se mu bavandimwe, mukajya mumenya uko mubitwaraho. Mbashishikariza kuzakurikirana ibindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, nanabasaba kwibuka gukora like, mugakanda kuri icyo gipfunsi, mugakora subscribe, abashyashya mugakanda ku nzogera, na komenti zanyu zirakenewe. Mudusharinga ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu. Amahoro y'Imana abane namwe, naho utaha.